Njye nitwa Theo, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Nawe nitwa Edouard Nzambimana. Yego. Nshaka kukubaza ikibazo. Wemera Imana? Iyo ndayemera. Wemera Imana, wemera Yesu Kristo? Ndamwemera rwose. Wemera Yesu Kristo? Yego cyane. Yesu Kristo nk'umuntu akubajije ati Yesu Kristo mwemera gute, wamusobanurira gute? Yesu Kristo ndamwemera nk'umwana w'Imana. Nk'umwana w'Imana. Mupfana iki wowe nawe? Icyo dupfana mu buryo bw'ihwemo. Siko ari umwana w'Imana. Nanjye nkaba ndi umwana w'Imana nanjye. Yagukoreye iki gituma uba umwana w'Imana? Kuko yancunguye. Yaragucunguye ku musaraba. Yego. Hanyuma yo kugukiza mubanye gute? Uburyo tubanyemo ndamwemera nk'umwana w'Imana ko yancunguye. Hari ikintu nshaka kugusobanurira. Yego. Wowe rero kubera ko agakiza urakumva, nshaka kukwereka ikintu kimwe tukiganireho. Iyo umuntu avutse, avukira mu isi y'ibyaha, umuntu aravuka akageza ahantu apfa, sibyo? Kuvuka. Umuntu aravuka akageza igihe agapfa. Uravuka ukageza igihe ugahura na Yesu akagukiza, akakuzana mu bwami bw'Imana. Hano ukirijwe kugeza upfuye, hari igice akenshi abantu benshi batumva. Gukizwa ni ubuntu, ni Imana itugirira impuhwe ikaza kudukiza, twongera ikatugora mu muryango wayo, twongera tukagirana ubusabane nayo, tukabana nayo. Kino gice bacyita kwezwa. Abantu bamwe hari igihe batabyumva, akumva ngo kubera ko nakijijwe gusa, akumva birahagije, akumva nta kintu kindi agomba gukora. Sibyo? Ntacyo tugomba gukora n'ubundi, ariko ndashaka kukwereka ukuntu bigomba kugenda. Hano iyo umaze gukizwa, Yesu akubatiza n'Umwuka Wera, akagushyiramo Umwuka Wera. Ubwo igihe cyo kwezwa kiba gitangiye, Umwuka Wera yagushyizemo. Ubu ugomba gutega amatwi ukumva, kuko Umwuka arigisha. Umwuka afite amazina yitwa. Umwuka yitwa umwigisha wacu, niwe udusengera, kuko ngo tutazi gusenga ngo dusengera iminiho, avuga iminiho myinshi. Ni umujyanama wacu, adukora byinshi, mbese aranaduhugura akanatwigisha, kandi ni umwuka w'ubwenge akatwigisha n'ubwenge, ni n'umwuka w'urukundo akatwigisha gukunda. Kwezwa rero ni ukuvuga ngo tugomba kumvira Imana binyuze mu mwuka yadushyizemo, muri uwo mwuka Yesu yatubatije. Aratwigisha neza akatweza kugeza tugeze ku kigero Imana ishaka. Igeze kuri iki kigero niho umuntu apfa, cyangwa se wenda ushobora no kukigeraho utarageza igihe cyo gupfa. Ushobora no kukigeraho ugitangira hano, ugahita wezwa ugakurikira Imana biri seri. Urabona nk'ukuntu intumwa za Yesu zahindutse ako kanya, cyangwa ukuntu Paul ahindutse ako kanya yahise akigeramo, agendana n'Imana ubuzima bwe bwose busigaye yigisha. Hano rero tugomba gukura mu mwuka, babyita gukura mu mwuka. Tugakurikira umwuka, tukagendana nawe, akatwigisha, akatweza, akatugera abantu batunganye, bazi kubaha Imana, bazi gukunda bagenzi babo, batarakazwa n'ubusa, badasambana, badakora bya byaha byose Umwuka w'Imana yanga. Iki ni cyo gice tugomba kubamo, tukemera ko Imana itweza, ikatugera abantu batunganye, tukagira ya shusho ya Yesu Kristo, niko bavuga muri Bibiliya, ngo mugire ya shusho yari muri Kristo. Tukagira ishusho y'Imana na kamere yayo. Noneho wapfa ukazajya mu ijuru, Imana ikaza kwambika undi mubiri udapfa, ukabona kugera mu bwami bw'ijuru. Iki gice wacyumvaga? Yego. Wari usanzwe ukizi? Yego, nanjye ndakizi. Hari ikintu nasobanuye kitari cyo? Oya, nta kintu wasobanuye kitari cyo. Sawa rero urakoze, nagira ngo tuganire kuri iki kintu. Nasanzwe ukijijwe, nagira ngo tuganire kuri iki kintu kuko abantu benshi ntibagisobanukira. Imana iguhe umugisha. Nawe iguhe umugisha. Yego, urakoze.